Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in prespion, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Iyo umuntu ari hano twese biratubabaza, imiryango yanyu, inshuti, abavandimwe, igihugu, kiliziya, twese. Akaba rero twese tuba twifuriza ko mwagororoka. Imana yabahaye impano zinyuranye. Urimo nabona impano ziri hano, numvise korali hano, amajwi zi meza na muziki, nkabona impano mpaye mbashimira cyane, ukabona abartiste bari hano, ku buhanga buri hano, birababaza ko izo mpano hari amaboko, imbaraga, ubuzima nyirazina Imana yarabiguhereye kubikoresha neza, ukayihesha ikuzo, ukagirira abandi akamaro, ukubaka igihugu, ugahesha ishema kiliziya, umuryango ubatijwemo. Niyo mpamvu rero tuba turangajwe kandi dushishikajwe kugira ngo dushobore kubohoka no kugororwa, ducuruza impano ziri hano nziza nyinshi, dushobore guseruka, turazikeneye mu gihugu. Amaboko ari hano, impano ziri hano, ubwenge buri hano, ubunararibonye buri hano, kuba bwagirira akamaro kenshi. Dukeneye amaboko yubaka igihugu, dukeneye amaboko yubaka kiliziya n'imiryango yabo. Nicyo rero tuba dusaba Imana, kandi nibwo butuma tuba dukora hano, uku nguku tuba twaje kubasura no
basabwa. Ndashimira cyane ubuyobozi bwa leta ko bubitaho kugira ngo iyi ntego yo kugororwa ishobore kugerwaho, kandi bashimira n'uko baba bashoboje no guhura namwe nk'uko no kubona amasakaramentu y'ubutumwa dukora no mu bindi bihe. Ndashimira abapadiri bita kuri roho zanyu, ndashimira abiyeguriye Imana baba hafi kuko bifite agaciro gakomeye. Iyo zahabu iguye mu cyondo urayijugunya ngo yanduye, cyangwa inote ya 5 zahabu ni bakeya, inote ya 5 iguye mu kiziba bavuga ngo ni umwanda n'umujugunyi. Bigenda gute? Urayisukura neza ukayanika igacya, kuko ntabwo agaciro kayo kubera ko yanduye. Namwe rero nk'abana b'Imana bifite agaciro imbere y'Imana yabaremye mu ishusho ryayo, nubwo icyaha gihindanye ya shusho ari nabyo bigamijwe mu kugororwa n'ubutumwa dukora hano, ari nabyo ubuyobozi bwa leta bufasha kugira ngo mube mwasukurwa, bityo agaciro kanyu karushaho kugaragara, kandi mushobore gutanga umusanzu yanyu ku bana. Dushimira rero n'abandi bose bafatanya. Uyu mwaka wa Yubile bivuga gusubiza amaso inyuma, tugashimira Imana ibyiza yadukoreye. Wese gusubiza amaso inyuma ku giti cyawe ukarebera impano Imana yaguhaye, umuryango Imana yaguhaye, ibyiza yagiye gukorera mu buzima bwawe, ukayishimira. Wishimira nk'umuntu mu mateka yawe, wishimira umuryango uvukamo cyangwa se wubatse, ukayishimira nka kiliziya, ukayishimira nk'igihugu. Ariko nanone ni no kwisuzuma ukareba uko ya mahirwe za mpano n'imigisha Imana yaduhaye tutabikoresheje neza, tukabisaba imbabazi kugira ngo dutegure neza ejo hazaza, dutegure neza ejo musubiye mu buzima busanzwe. Ibyo Yubile rero, Yubile akaba n'umwaka w'impuhwe. Mu byo mwasabye harimo imbabazi z'amasakaramentu. Nicyo gihe cyabyo, nuko igihe cyo kugarukira Imana, igihe cy'impuhwe n'imbabazi. Umwaka wa Yubile nuko igitabo cy'Abalewi kitubwira, uzasubire ku ivuko, usubire mu muryango, usubire ku isambu, kugira ngo umuryango wongere wiyunge n'umuryango wawe, wiyunge n'umuryango w'Imana. Rero cy'imbabazi z'amasakaramentu, buriya abasaserdoti bakuru hano bazagenda buhoro buhoro babaherekeza kugira ngo mushobore namwe kubona imbabazi z'amasakaramentu, kugira ngo mutahe mufite intego yo kubaka imiryango yanyu, kubaka kiliziya, kubaka igihugu. Hari ibindi mwasabye nabyo tuzaganiraho. Ni ibintu bifasha n'umuntu uri kugorora impano mufite n'imuzika. Buhoro buhoro ari ibyo twagiye tubona, ariko uko tugenda dushobora kubona n'ibindi tuzajya tubiboherereza
kimwe rero n'imikino irafasha ko imikino